Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa kane tariki ya 13 ukwezi kwa munani 2020. Turahimbaza abatagatifu Ponsiyani, Radegonda, Yohani Berekimasi na Ipoliti. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Amasomo matagatifu aratwereka ko Imana itagirambirwa. Nubwo wayicumuraho bingana iki, ntizakureka. Impuhwe zayo ni iz'ibihe byose, ariko nawe irakwifuza, irifuza kwigarukira, irifuza ko urukundo igukunda, urumenya, ukarwakira, nawe ukarubaho. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza kwa 12. Muri iyo minsi Uhoraho ambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, utuye mu bantu b'inyoko y'ibirara, bafite amaso yo kureba ariko ntibabone, bakagira n'amatwi yo kumva ariko ntibumve, kuko nyine ari inyoko y'ibirara. Muvandimwe, aya magambo aratwumvisha ukuntu Abayisiraheli bapfushije ubusa impuhwe z'Imana. Wagira ngo Imana irababaye, kandi nibyo koko gukunda, ariko urukundo rwawe mu mvugo y'iki gihe bakaruca amazi. Muvandimwe, uramenye Imana ntizicuza impamvu yakuremye. Uyu munsi irakubaza iti, amatwi naguhaye akumariye iki? Amaso naguhaye akumariye iki? Uhoraho ntahwema gutanga ibimenyetso. N'ubu agiye gutanga ikimenyetso agihe Ezekiyeli, ariko umuryango we ntacyo uziyumvira. Abwira Ezekiyeli ati, none rero mwana w'umuntu, tegura umutwaro nk'uw'umuntu ujyanywe bunyago. Ufata inzira ku manywa y'ihangu, uzahaguruka aho hantu uri, ugana ahandi bose babireba. Ugende nk'ujyanywe bunyago, uzacukure mu rukuta umwenge wo gusohokeramo, ushyire umutwaro wawe ku rutugu, usohoke mu kabwibwi bose babireba. Ariko kandi uzipfuke mu maso kugira ngo utareba igihugu, kuko nagushyiriyeho kubera umuryango wa Isiraheli ikimenyetso. Ezekiyeli arabikora, ariko ngo habura n'umwe wamubaza ati, urakora ibiki? Bavandimwe, hari igihe Imana idukorera ibintu, ariko kuko tudafite amaso ntitubibone. Hari igihe mu buzima bwacu duhora tukumva ibintu binyuranye. Hari igihe ujya kumva umwana muto yapfuye, ukumva bigukoze ku mutima, uti yewe, uti noneho utubuzima koko ni bugufi, reka nisubireho. Ejo ukumva abantu b'inshuti zawe, umugabo arapfuye, amarabira, cyangwa umugore arapfuye, ukajya gushyingura, ukarira, ukavuga uti yewe, reka nisubireho. Bukira bugacya ukabura byibagiwe. Ukabona umuntu wari umukire arakiza aratumbagiye, ejo arakennye, aratindahaye, arafunzwe, abuze amahoro, ukabibona bikagucaho ukagenda. Bugacya ukumva umuntu bamufatanye n'undi bari mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ukavuga uti biriya bintu ni bibi, ukabigaya, ariko ugakomeza ukaba mu byubamo. Mbese ibimenyetso byuzuye iruhande rwacu, ibimenyetso biradukikije. Imana iravuga buri munsi, buri munota, buri saha, buri segonda y'ubuzima bwawe. Imana iravuga. Nawe ubwawe uri ikimenyetso cy'ineza y'Imana. Ariko se iyo neza y'Imana turayimenya? Nuko byagendekeye rero Ezekiyeli, ibyo yakoze ntacyo byabwiye Abayisiraheli. Ibimenyetso Imana iguha ubikoresha iki? Isi irakurangaza, ariko umunsi umwe izakubwira ko itakuzi, ko wayizanyeho, ko itari gukeneye,
kandi kuramutse unagiye yakenera n'abandi. Urukundo dukunda isi tutazayigumaho, rukatwibagiza Imana yaturemye ikadukunda kandi tukazanayisanga. Dusabe Nyagasani kugira ngo ahumure amaso yacu, ahumure amatwi yacu, ahumure imitima yacu, kugira ngo tumubone mu bimenyetso bidukikije. Urupfu rw'umuturanyi rugira icyo rukwigisha, ibyishimo by'umuturanyi bigira icyo bikwigisha, COVID-19 igira icyo ukwigisha, ibyago by'undi bitwigisha. Mbese Imana iravuga, ahubwo abatagira amatwi bagira ngo ntiyavuze. Uhoraho rero abwira Ezekiyeli ati, dore ba bantu banjye ntibaniruhije bakubaza. Ngicyo ikintu kibabaje cy'iyi si turimo, ni ubuhumyi bwayo. Uhoraho aburiye umuryango we ati, uko bigendekeye Ezekiyeli niko bizabagendekera, muzajyanwa bunyago. Umunyarwanda we ati, uwanze kumva ntiyanze no kubona. Dusabe Nyagasani uyu munsi nitubwirwa twumve, dore ko muri iki gihe kumva bisigaye bigoye cyane. Abantu ntibagifata umwanya ngo bumve, iyo bumvise bumva icya kabiri cy'ibyo babwiwe, cyangwa se bakumvirana, cyangwa bakiyumvisha ibyo utarababwira. Dusabe Imana amatwi y'umutima, kuko kubaho tutumva Imana bituma tubaho uko twiboneye, kandi umukiro ukaducaho ari twe wagenewe. Turi abana b'isezerano, turi abagenerwa murage. Ariko se Imana yakora iki kugira ngo wumve? Muvandimwe wibabaza uwagukunze. Turazirikana kandi Zaburi ya 78. Ntituzigere twibagirwa amabwiriza y'Uhoraho. Ibyago buriya bikwiriye isi bikurwa nuko twibagirwa ibyo Uhoraho adusaba. Naho ivanjiri turazirikana, ivanjiri dusanga muri Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 35 n'igice cya 19 umurongo wa mbere. Muri icyo gihe Petero yegera Yezu aramubaza ati, uwo tuva indimwe nashumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageze ku nshuro ndwi? Birumvikana ko Petero kuri we yumvaga yakoze iyo bwabaga. Ikindi cyantangaje ni uko Petero abaza Yezu ati, uwo tuva indimwe, ni ukuvuga ngo ni wa muntu n'ubundi Petero agomba gukunda byanze bikunze, kuko ni umuvandimwe we. Ngaho nimutekereze noneho wa wundi tutita umuvandimwe. Gukunda by'uyu munsi birimo umubare. Mbere na mbere ndabara inyungu nzabikuramo, mbere na mbere ndabara ibyaha uwo muntu yankoreye, mbere na mbere ndabara inshuro nihanganye, mbere na mbere ndabara inshuro nshigaje kugira ngo bibe birangiye. Ariko Yezu si uko abibona. Yezu aramubwira ati, sinkubwiye kugeza kuri 7, ahubwo 77. Twibuke ko iyi mibare ivuga inshuro zitabarika, ibitarangira, babarira ubuziraherezo. Muvandimwe, nagira ngo ngusabe uyu munsi, umuntu wese mwaba mufitanye ikibazo, usabe Yezu kugira ngo aguhe imbabazi ze. Kuko buriya iyo utanze imbabazi nawe ubwawe ugira amahoro. Buriya ibuye ryo kwanga gutanga imbabazi uhora wikoreye ni wowe rivuna. Kandi iyo utanze imbabazi urabohoka, ukabohora n'uwo nguwo waguhemukiye. Ntabwo uzababarira kuko undi yagusabye imbabazi gusa, uzanababarira kuko we wababariwe, ukamenya Imana y'impuhwe, ukamenya inshuro Imana ikwihanganira, ukamenya amakosa yawe, uburyo Imana yakira,
Imana ntiragukubitisha inkuba, ntiragusha imvura ku muturanyi ngo wowe ikureke, ntiravusha izuba ku muturanyi ngo wowe ikureke. Ku buryo rimwe na rimwe tunavuga ngo Imana ntireba, ntihana, iratinda, irakabije kubera impuhwe zayo. None wowe watangiye kubara nta naho uragera. Yezu rero abaciriye umugani ati nuko ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kubimurikisha rero, umwe muri abo wari umurimo amatare n'ibihumbi 10 abura icyo yishyura, ngo shebuja amutegeka ko we n'umugore we n'abana be n'ibye byose babigurisha, bityo akaba yishyuye umwenda we. Ariko uwo muntu araza arapfukama, asaba imbabazi, arazihabwa. Aramurekurira, shebuja aramurekurira, amurekurira umwenda we wose. Byumvikane neza ko shebuja ntabwo yigeze amubwira ati bizagenda gutya na gutya, wenda uzanyishyura buhoro. Oya, yaramurekuriye byose. Ariko ngo akivaho ahura nawe n'undi umurimo umwenda, kandi umurimo umwenda uri munsi y'uwo yababariweho, we ako kanya amufata mu muhogo, aramuniga, atishyura. Ni ukuvuga ko nta nubwo yamuhaye amahirwe yo kumuvugisha, yahise amuta ku munigo. Undi asaba imbabazi ariko ntiyamwumvise, ahubwo uwo ngo wasabye imbabazi ni nkaho yataye ururimi, kuko uyu nguyu yamutaye ku munigo. Ni ukuvuga ko nta mpuhwe na nkeya, ntiyigeze anibuka aho avuye, ntiyigeze anibuka uwo bahuye mbere. Oya. Hanyuma rero abagaragu bari babibonye, bajya kubitekerereza shebuja. Niko kumuzana, aramubwira ati nakurekuriye umwenda wawe wose, wowe ntiwagombye kugirira impuhwe uwo mwahuye. Shebuja ararakara, amugabiza abamubabaza kugeza yishyuye. Nguko uko data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Kubabarira ni imbuto y'urukundo dukunda Imana. Gukunda igihe cyose nicyo Imana idusaba, kandi ikadusaba kubikora tutananirwa na rimwe. Gusaba imbabazi, uriya mugaragu yasabye imbabazi arazihabwa, ariko yibagirwa we ibyo yakorewe, yibagirwa ibyiza yagiriwe. Yewe muvandimwe nkunda, wowe nturababarirwa? None se kuki wibagirwa uwakubabariye, maze uwo muhuye ukamucira urubanza cyangwa ukamuta ku munigo cyangwa ukamwifuriza ibihano byo mu rwego rwo hejuru? Muvandimwe, warababariwe, urababarirwa n'uyu munsi, kandi uzahora ubabarirwa, kuko Imana yitaye ku byaha byawe n'ibyanjye nta n'umwe warokoka. Impuhwe za Nyagasani nizo zitubeshejeho. Icyo utanga rero nicyo uzahabwa. Gusa data aragusaba gukunda nkawe, nk'uko yabikwigishije muri Yezu Kristu umwami w'impuhwe. Muze rero twese turarwaye, dusanga umwami w'isi n'ijuru Yezu Kristu, tumupfukamire atwigishe gukunda, kubabara, tukababarira, kandi ntidushyiremo amananiza na makeya. Bavandimwe, kubabarira ni umwitozo w'ijuru. Turi kuri iyi si aho ibihano bihora bimenyeshwa abanyabyaha. Urica itegeko ubona igihano, ariko Yezu Kristu we araguhamagara ngo wakire impuhwe ze, maze nawe uhinduke impuhwe ku bandi. Abigufashemo, aguha imbaraga ze, kandi umugisha we uguherekeze. Urakabaho.